akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka tubasuhuze mwese abakurikirana ibiganiro by'abagorozi. Uyu ni umwanya mwiza cyane aho tugiye kuganira nanone ku yindi ngingo y'ijambo ry'Imana nk'uko musanzwe mumenyereye. Rero mudukurikirana ku mirongo migari itandukanye, haba ari kuri YouTube nk'aha ngaha nyine munabikurikirana, haba ari ku maradiyo atandukanye, ndetse tukanagerekaho ku mpapuro nyinshi zigenda zitangwa za broshire, ibitabo bito ndetse n'ibinini. Uyu rero ni umwanya tugiye kubaganirira nanone ku nsanganyamatsiko nziza, ariko kandi mbere yuko tunababwira ko dufite n'abatumirwa nubwo twababwira abaribo. Ngewe rero umusangiza w'amagambo, amazina ni Karahamuheto Jean Pierre, nkaba ndi umubwiriza butumwa nanjye. By'umwihariko rero tukaba twaje kubaganirira ku nsanganyamatsiko itubwira iti nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse n'amategeko yabwo akwiriye guhinduka. Nuko ubwo ubutambyi bwahindutse n'amategeko yabwo akwiriye guhinduka. Ni iryo jambo tugiye kurebera hamwe tukaganira. Reka rero tubabwire ko dufite n'abatumirwa tugiye kubabwira, baje nabo bitabiriye kuko bumvishe ko iyo nsanganyamatsiko ari ngombwa ko ibwirizwa mu isi abantu bakayimenya. Reka tubababwire rero. Reka duhereye nda kuri uruhande rw'iburyo bwanjye, abibwira amazina ye. Murakoze. Amazina ni Kayihurarabani, nkaba ndi umubwiriza butumwa buheruka bw'ivugurura n'ubugorozi. Ukurikiyeho? Nanjye nitwa Kayogera Robert, nanjye ndi umubwiriza butumwa bwiza mfatanije na bene data, turabwiriza ubutumwa bwiza bw'ivugurura n'ubugorozi. Murakoze. Reka nundi nawe akurikireho, nawe mwene data undi ku rundi ruhande nawe abibwire. Nanjye amazina ndi mu bandi Benjamin, umurimo no kwizera mbihuje na bene data. Murakoze cyane. Nyuma rero yuko tumaze kumva amazina yanyu, n'abantu yenda batanabazi, ababona iki kiganiro bwa mbere, abacyumva ku maradiyo cyangwa se ahandi hatandukanye bakaba bumvise amazina yanyu, yenda hari bamwe bari basanzwe babumva. Iyi nsanganyamatsiko rero itubwira ngo nuko rero ubwo ubutambyi bwahindutse nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka, cyangwa se ubwo ubutambyi bwahindutse n'amategeko yabwo akwiriye guhinduka. Reka tubabwire ko muri rusange iki tugiye kuganiraho kiboneka muri Bibiliya, kuko tuganira iby'Imana. Ni mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 7 umurongo waho wa 12 atubwira ngo nuko ubwo ubutambyi bwahindutse nicyo gituma n'amategeko nayo akwiriye guhinduka. Ibyo akaba ari byo tugiye kurebera hamwe rero ubwo ari ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Reka dusabe mwene data Kayihurarabani ace bugufi, asenge, apfukama asenge, ubundi aturagize Imana kugira ngo ari abazacyumva, ari abacyumva ubu ngubu nabo bazabashe gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana, kuko ari wo murimo w'ababwiriza butumwa mu isi. Murakoze. Dusenge Imana. Data uhoraho udukunda uri mu ijuru, tugushimiye impano y'ubuzima waduhaye ukaduha kuramuka. Tugushimiye cyane urukundo rwawe rwashyize ijambo ryawe mu isi kugira ngo rituyobore, riturinde kuyoba no gusitara. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye kuganira ku byawe, uduhe ubwenge mvajuru, uduhe gusobanukirwa kukuvuyeho, utuyobore uhereye tugitangira kugera ku musozo, kandi ari twebwe abavuga n'abumva uduhe imbaraga zo kuryumvira, ngo rizaduheshe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze rero. Nyuma yo gusenga, reka dukomeze ikiganiro cyacu ubwo turangije kwiragiza Imana.
twakire ndi mu bandi Benjamin, reka tubabaze ese ubutambyi ni iki? Tuzirikana n'insanganyamatsiko turiho ivuga ko ubwo ubutambyi bwahindutse n'amategeko yabwo akwiriye guhinduka. None ubutambyi ni iki muri rusange? Urakoze cyane kuri iki kibazo. Ubutambyi turagerageza kubusobanura dukoresheje ibyanditswe byera. Imana yaremye umuntu atunganye, ariko ntabwo ubutungane bwe no kubonera byakomeje. Icyaha cyaje mu isi kizanwe na Satani. Icyaha kimaze kuza cyashyize umworera hagati y'Imana n'umuntu, cyarabatandukanije. Imana ntabwo yatereranye umuntu, ahubwo yateguye uburyo bwo kongera kwiyunga nawe, kugira ngo uwo mworera usibe, umuntu yongera agirane isano n'Imana. Umurimo w'ubutambyi ni umurimo wakorwaga n'abantu Imana yatoranije kugira ngo bongere bahuze abanyabyaha n'Imana, bongere bahuze abanyabyaha n'Imana binyuriye mu bitambo bagombaga gutamba. Ibyo twabisoma neza mu gitabo cy'Abaheburayo muri iki gice cya 5. Haranditse ngo umutambyi mukuru wese iyo atoranirijwe mu bantu ashyirirwaho gukora ibyerekeye Imana ku bw'abantu, kugira ngo ature amaturo, atambe n'ibitambo by'ibyaha, kandi abasha kwihanganira abatagira ubwenge n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke. Ubwo umurimo w'ubutambyi wari uwo kongera guhuza abanyabyaha n'Imana, kuko icyaha cyabatandukanije. Ntabwo ari icyo gusa, hari n'ikindi umutambyi cyangwa abatambyi bagombaga gukora. Bagombaga kwigisha abantu amategeko y'Imana, bakayabigisha bitonze, abantu bakayamenya, bakayitondera. Noneho uwakoze ibyaha ku bw'amahirwe make, uwakoze ibyaha atabyitumye, uwakoze ibyaha ku bw'intege nke, akaba aribwo abatambyi bakora umurimo wa kabiri wo kumuhuza n'Imana. Ibyo byanditswe muri Maraki igice cya 2 kuri uyu murongo wa 5 kugeza ku wa 7. Turasoma ibyanditswe byera, biravuga biti: isezerano nasezeranye nawe ryari iry'ubugingo n'amahoro, nabimuhereye kugira ngo anyubahe, maze aranyubaha, ahindishwa umushyitsi n'izina ryanjye. Itegeko ry'ukuri ryabaga mu kanwa ke, kandi mu minwa ye nta gukiranirwa kwahumvikanaga. Yagendanaga nanjye mu mahoro no mu byo gukiranuka, yahinduraga benshi bakareka ibyaha. Kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Ubwo rero umurimo w'abatambyi wari uwo kwigisha abantu amategeko y'Imana, abayacumuye ku bw'intege nke, ku bw'amahirwe make, agakora umurimo wo kubunga n'Imana akoresheje ibitambo bazanaga. Uwo ni wo murimo w'ubutambyi. Reka dukomeze, reka tubaze Rabani, ubutambyi muri rusange nkuko tumaze kubibona, ubutambyi cyari cyo, ubutambyi bwakorwaga bute? Murakoze. Ubutambyi ukurikije Bibiliya uko bwakorwaga mbere ya Yesu, twabushyiramo imigabane 2. Mbere ya Mose, umugabo niwe wabaga ari umutambyi w'urugo rwe. Akubaka igicaniro, agatamba, atambirira umuryango we. Ibyo tubisoma muri Yobu igice ni icya 1 umurongo wa 5. Haranditse hati: nuko iminsi y'ibirori byabo yarangira, Yobu akabatumira ngo abeze, akabyuka kare mu gitondo agatamba ibitambo byoswa bihwanye n'umubare wabo, kuko Yobu yavugaga ati: ahari abahungu banjye bakoze icyaha, bahemukira Imana mu mitima yabo. Uko niko Yobu yagenzaga iteka ryose. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari Yobu gusa, ahubwo abubahaga Imana batambaga ibitambo, batambirira imiryango yabo. Ni nako Aburahamu yabigenzaga, nawe agatambirira umuryango we n'abandi. Ubwo niko nanone tubona mu gitabo cy'Itangiriro Kayini na Abeli. Yego, ni ukuvuga ngo babisomagamo
ukuza kwa Yesu uzaba igitambo cy'abanyabyaha. Noneho baba bacumuye bakanyurira muri iyo nzira. Hanyuma Abisirayeli bamaze kuva mu Egiputa bageze mu butayu, ubutambyi, imigenzereze cyangwa imikorere yabwo irahinduka, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo kubara. Mu gitabo cyo kubara igice cya 18 umurongo wa 6 haranditse ngo, nanjye dore nakuye bene wanyu Abalewi mu Bisirayeli bandi, ni impano mwahawe, kuko baherewe Uwiteka gukora imirimo y'ihema ry'ibonaniro. Ni ukuvuga ngo kuko bari bamaze kuba umuryango umwe uvuye mu Egiputa ugeze mu butayu, ntabwo buri mugabo yakomeje gutambirira umuryango we, ahubwo nk'imiryango yose 12 Imana yahisemo Abalewi, umuryango wa Lewi, kugira ngo abari utambirira Abisirayeli ubahuze n'Imana, ngo iwubahaye nk'impano, bitewe nuko igihe Mose yavaga kubonana n'Imana agasanga Abisirayeli biremeye igishushanyo bari kukibyinira, umuryango wa Lewi wonyine niwe utaragize uruhare mu irema ry'icyo gishushanyo no kugisenga, bituma Imana ibahitamo kugira ngo abari bo bazajya bahuza Abisirayeli n'Imana. Uko niko ubutambyi bwakorwaga. Noneho muri wa muryango wa Lewi nibo bagombaga gukora mu ihema ry'ibonaniro mu mirimo itandukanye, ariko ubutambyi bugahabwa umuryango wa Aroni, nimwo havaga n'umutambyi mukuru. Niko byakozwe muri kiriya gihe cyose cy'ubuyobozi bwa Mose. Ariko yenda kugira ngo dusobanurire abatwumva, turukumva umutambyi hakazamo n'igitambo, mbese byakorwa gute kugira ngo icyaha cy'umuntu gikurweho? Kuko nimba baramuhuzaga kwari ukumunga n'Imana yakoze ibyaha, byakorwaga gute yenda mu ncamake nubwo bitagira? Mu ncamake nuko umunyabyaha wakoze icyaha atakitumye kimubabaje, yagombaga gushaka itungo bikurikije n'ubushobozi bwe, akazana ihene cyangwa intama cyangwa irindi tungo, noneho agasanga umutambyi amutegereje, yarangiza akamuha icyuma, hanyuma wa munyabyaha ubabajwe n'ibyaha bye akaba ari ugisogota, noneho umutambyi agafata ya maraso na za nyama akabigenza nk'uko byari byanditswe, kugira ngo noneho amuhuze n'Imana, aba ari we umukorera uwo murimo. Murakoze cyane. Reka tubaze Robert. Robert, twifuje kubabaza namwe, ubundi muri rusange nk'ababwiriza butumwa mukaba muza iby'ubutambyi, n'ayaha amategeko yagengaga abatambyi? Murakoze cyane. Amategeko yagengaga abatambyi yari menshi, ariko turavugamo amwe n'amwe. Icya mbere navuga nuko batagiraga gakondo. Iryo ryari itegeko uyu muryango w'Abalewi. Gakondo mu Kinyarwanda cyumvikana ubu turi mu gihe cyaho Ikinyarwanda cyamaje kuzimira. Nubwo ntago ari kuzimira, ahubwo nuko yenda ubu ngubu amagambo atsitse aremereye cyane yakoreshejwe muri Bibiliya ajya gora cyane kuyumva muri iki gihe. Gakondo ni iki? Urakoze kubaza ikibazo cyerekeranye na gakondo. Ijambo gakondo ni umwandu cyangwa ibyo umuntu arazwi, aho ahazaba ubuturo bwe. None igihe Yosuwa yagabanyaga Abisirayeli ubuturo bwawo, buri muryango w'abana ba Yakobo akabaha umwandu waho bazatura, umuryango wa Lewi wo ntabwo wahawe gakondo, kuko Uwiteka yari yarategetse ko ari we ubwo uzababera gakondo, mbega bakabaho baba mu murimo w'Imana gusa, nta bundi buturo. None dukomeze cya kibazo, nahe mategeko yagengaga abatambyi? Nuko kutagira gakondo cyangwa harandi? Urakoze cyane. Harandi menshi. Irya mbere twari tumaze kuvuga ni iryo ryo kutagira gakondo. Reka ntabwo byari ubushake, ahubwo ryari itegeko ry'Imana, nk'uko tubisoma mu gitabo cyo kubara ibice 18 umurongo wa 23. Nta n'impamvu yo kwirirwa tuhasoma. Igitabo cyo kubara ibice 18 umurongo wa 23, Mose yarategetse ngo Abalewi ntibazagire gakondo mu Isirayeli. Ubwo rero abantu bahamagariwe gukorera Imana b'icyo gihe bo muri uwo muryango w'Abalewi, nubwo bari bafite amashami atandukanye y'umurimo bari bashinzwe mu mirimo yose irebana n'ubuturo bwera. Mugenzi wacu yabitubwiye Rabani ko inzu ya Aroni ariyo yavagamo abatambyi,
ariko nanone hari n'abandi bakoraga imirimo itandukanye. Ariko muri abo bose bakomoka mu Balewi ntawe wagiraga gakondo, iryo ryari itegeko rya mbere. Noneho irya kabiri muri ayo dusoma mu ijambo ry'Imana nko mu gitabo n'ubundi cyitwa Kubara ibice 18 umurongo wa 23, no mu Balewi ibice 10 ku murongo wa 16 ho turahasoma Abalewi bishyiragaho gukiranirwa kw'abantu, bikoreraga ibyaha bya rubanda. Umuntu ashobora kwibaza ati se kandi naryo ryari itegeko bategetswe n'Imana. Umuntu ashobora kwibaza ati se bikoreraga ibyaha bya rubanda bate? Ndifuza mbere yuko dusoma umurongo ubihamya tubanza kubabwira uko byakorwaga. Uburyo byakorwaga byari ubwo. Labani yabivuze kare, iyo umunyabyaha yazanaga igitambo cyo kwihongerera ibyaha bye, amaze kukirambikaho ibiganza bye bibiri byombi, akacyaturiraho ibyaha bye byose yakoze, akagisogota nk'uko amaze kubitubwira, ayo maraso yajyanwaga mu buturo bwera, umutambyi abatambyi bakarya za nyama, bisobanuye ngo ibyaha by'uyu munyabyaha nibo babyikoreye. Dore uko Bibiliya ibihamye mu gitabo cy'Abalewi ibice 10 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Haranditse ngo Mose ashakana umwete ya hene yatambiwe ibyaha, asanga bayosheje, arakarira Eliyazari na Itamari bene Aroni basigaye, arababaza ati mwabujijwe n'iki kurira ahantu hera cya gitambo cyatambiwe ibyaha, ko ari kera cyane mukagiherwa kwishyiraho gukiranirwa kw'iteraniro, mukabahongerera imbere y'Uwiteka. Rimwe hari amakosa yakozwe, igitambo cyatambiwe ibyaha, cya kindi cyategetswe ko igihe gitanzwe kigomba kuribwa n'abatambyi kugira ngo bishyireho gukiranirwa kwa rubanda, baribagirwa gikongozwa umuriro nk'ibindi bitambo by'ubundi bwoko, kuko hari ibitambo byishimwe yuko bari amahoro n'ibindi. Icyo cyo cyatambiwe ibyaha, inyama zacyo zagombaga kuribwa n'abatambyi kugira ngo bishyireho gukiranirwa kwa rubanda, baribagirwa rero gikongozwa umuriro. Ibyanditswe biravuga ngo Mose ashatse iyo hene yatambiwe ibyaha yibuze, arakarira Eliyazari na Itamari bene Aroni basigaye, arababaza ati mwabujijwe n'iki kurira ahantu hera cya gitambo cyatambiwe ibyaha, ko mwagiherewe kwishyiraho gukiranirwa kw'iteraniro. Ubwo urumva rero umurimo w'abatambyi bikoreraga ibyaha bya rubanda. Reka wenda mvuge n'irindi tegeko rimwe rindi, wenda na bagenzi banjye baranyunganira, bongereho nandi mu yagengaga abatambyi. Ikindi dusoma nuko bari bategekewe guhembwa. Ibyo byanditswe mu gitabo cyo Kubara ibice 18 umurongo wa 21. Abalewi Imana yari yarabahembye kimwe mu 10 ikibahembera imirimo bakora. Ahangaha ndagira ngo nanavuga impamvu Abalewi bahembwe, kuko muri Bibiliya saba rero gusa babayeho bakorera Imana. Dusoma abahanuzi babayeho muri Bibiliya nta gihembo bari bandikiwe. Muri Bibiliya dusomemo intumwa n'abandi bantu b'uburyo butandukanye bagiye bakorera Imana, ariko muri bose ntabigeze bandikirwa igihembo. Ariko Abalewi bo bari bacyandikiwe rwose. Impamvu Abalewi ntabwo bakoreye Imana nk'abana, ahubwo bakoreye Imana nk'abagaragu. Impamvu bakoreye Imana nk'abagaragu nuko umurimo wabo wari uw'igihe kigufi wagombaga kuzakurwaho, kuko umurimo bakoraga wo kwikorera ibyaha bya rubanda washushanyaga umurimo Yesu azaza agakora, akikorera ibyaha by'abari mu isi. Yohana 20:9. Rero igihe Yesu yaza igihe bitewe n'iyo mpamvu umurimo wabo wari uw'igihe kigufi, nk'uko Bibiliya ivuga ngo umugaragu ntabwo aba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Niyo mpamvu nk'abagaragu batari abana bagombaga guhemberwa ibyo bakora. Murakoze cyane. Reka tubazira abandi, hari icyo mwongeraho kuri iyo ngingo? Murakoze. Amategeko y'abatambyi cyangwa y'abagengaga yo ni menshi ku buryo tutayarondora, ariko mu nkundire mvugeho abiri. Irindi twongeraho nuko
umutambyi byari itegeko ko akomoka mu muryango wa Lewi. Ni ukuvuga ngo mu muryango wa Ashera, mu muryango wa Benjamini, mu muryango wundi oya, ahubwo itegeko nk'uko tubisoma mu gitabo cyo kubara 18 turasoma ku murongo wa 22 uhereye none Abisirayeli ntibigire hafi y'ihema ry'ibonaniro batagibwaho n'icyaha bagapfa, ahubwo Abalewi aba ari bo bakora imirimo y'ihema ry'ibonaniro, aba ari bo bagibwaho no gukiranirwa kwabo, iryo riba itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Hariya hepfo mwakomeza, ni ukuvuga ko itegeko kwari uko bava muri uriya muryango wonyine. Icya kabiri, no muri uriya muryango ubwawo, muri uriya muryango w'Abalewi twabonye yuko inzu ya Aroni ariyo yagombaga kuvamwo abatambyi, ariko irindi tegeko ryabagengaga ni uko umutambyi yagombaga kuba adafite ubusembwa ku mubiri. Ni ukuvuga ngo aramutse abuvukanye, nubwo yaba akomoka mu muryango wa Aroni, reka yagombaga kurya kuri bya bihembo byabo, ariko ntakore umurimo w'ubutambyi nk'uko tubisoma mu Balewi 21, igitabo cy'Abalewi igice cya 21 ku murongo wa 21 umurongo wa 16. Abalewi reka abariho dusoma duhere 16. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Aroni uti, umuntu wese wo mu rubyaro rwawe mu bihe byabo byose uzagira inenge, ntakigire hafi ngo atambe ibyo kurya by'Imana ye. Umuntu wese ufite inenge ntakigire hafi, impumyi, uremaye ukuguru, cyangwa ubutaraye izuru, cyangwa ufite urugingo ruruta urundi nkarwo, cyangwa uvunitse ikirenge, cyangwa ikiganza, cyangwa ufite inkonjo, cyangwa igikuri, cyangwa ufite inenge ku jisho, cyangwa urwaye ubuheri, cyangwa ibikoko, cyangwa umenetse ibinyita bito, ntihakagire umuntu wo mu rubyaro rwa Aroni umutambyi ufite inenge wigira hafi ngo atambe ibitambo bitambirwe Uwiteka bikongorwa n'umuriro. Nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze rero, nayo ni amategeko yagengaga abatambyi. Bagombaga kumugenzura ko amaboko angana, bakareba yuko nta nenge ku jisho, bakareba ko nta kindi, cyane cyane ko yabaga ashushanya Yesu uzaza ari umuziranenge. Ayo ni amwe mu mategeko yagengaga abatambyi. Mbese mu bigaragara inyuma yagombaga kuba ari umuntu watorwa ko ari mwiza mu gihugu, utunganye mu bigaragara, utunganye inyuma mu bigaragara. Murakoze cyane, ntabwo ndava aho ngaho. Hari ikindi kibazo nifuza kubabaza. Twabonye mu nsanganyamatsiko nk'uko binavugwa, atubwira ngo ni ubw'ubutambyi bwahindutse n'amategeko yabwo agomba guhinduka, akwiriye guhinduka. None bwahindutse ryari? Ubutambyi bwahindutse ryari? Murakoze cyane. Ubu butambyi bwa Aroni buvuye mu muryango wa Lewi, kubera ko bwari pica, bwashushanyaga ibindi bigiye kuza, bwariho ariko bushushanya ubwa Kristo. Ni ukuvuga ko Yesu amaze kuza, amaze gupfa, urupfu rwe rwagombaga gushyira ku musozo, bugashyiraho akadomo ubwo butambyi, nk'uko byari byarahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli mu gice cya Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27 tuhasoma ayo magambo. Daniyeli igice ni cya 9 ku murongo wa 27 haranditse ngo, uwo mutwara azasezerana na benshi isezerano rikomeye. Umutwara uri kuvugwa ni Yesu. Isezerano yagombaga kugirana n'abantu ni ubutumwa yagombaga kubwiriza. Isezerano ry'amaraso ye rimare icyumweru kimwe, nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Ni ukuvuga ngo ubu butambyi bwagombaga kurangirana n'urupfu rwa Yesu, nk'uko nanone byanditswe mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 4. Abaheburayo 10 umurongo wa 4 haranditse ati, erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha. Nicyo cyatumye ubwo Yesu yazaga mu isi avuga ati, ibitambo n'amaturo ntiwabishatse,
ahubwo wanyiteguriye umubiri. Ni ukuvuga ngo biriya bitambo by'ihene n'intama n'ibindi ubundi koko ntabwo byagombaga kweza umunyabyaha bidahawe imbaraga n'igitambo nyirizina ari cyo cya Yesu Kristo. Igihe cyari kibonetse ku musaraba rero, ubutambyi bwa bene Aroni, ibitambo by'ihene n'intama, amaturo acurera ibya Yesu yararangiriye hariya. Ibyo byahamijwe ubwo yapfaga muri Matayo 27 umurongo wa 51 ho ntituhasoma, abantu bakwisomera ubwabo. Yesu amaze gupfa, wa mwenda ukingirije ahera na hera cyane mu buturo bwera, hari umurimo w'abatambyi. Hari umurimo w'abatambyi, nta muntu uwukozeho udashaje, nta unyujijeho icyuma, ako kanya utabukamo kabiri uhera hejuru ugera hasi. Bisobanuye ngo ubutambyi bwa bene Aroni burangiriye aho ngaho, hatangiye ubutambyi bushya, hinjiye ikindi gika gishyashya. Murakoze cyane. Reka tubaze ndi mu bandi nawe yenda twunganire, kubera iki ubu butambyi bwahindutse? Kubera iki? Nihe mpamvu bwahindutse? Murakoze cyane. Impamvu zatumye ubutambyi buhinduka ni nyinshi, ariko ndagerageza kuvuga kuri ebyiri, kandi imwe niyo ndi butindeho. Iya mbere ni uko bwagombaga kugira iherezo. Ibyo banamaze kubivuga, nk'uko yabidusomeye muri Daniyeli igice cya 9 umurongo wa 27. Bwari bufite igihe bugomba kurangirira, hagacumbura icyo bwashushanyaga, ari wo murimo Yesu akorera abanyabyaha. Ikindi cya kabiri cyagombaga gutuma buhinduka ni uko bwari bwaramaze kononekara. Bageze aho barabimenyera, babikora uko Imana itababwiye. Ibyo ngibyo birangwa n'ibintu bigera kuri 2, kononekara k'ubwo butambyi. Mbese bageze hagati barabyica, icyo Imana yabibahereye ntibakomeza kubikora batyo n'amabwiriza Imana yabahaye. Twigeze tubivugaho ko abatambyi bari bafite imirimo 2. Umurimo wa mbere wari uwo kwigisha abantu amategeko, bakayabigisha, bakayabasobanurira, noneho abantu bakabaho bakomeza amategeko y'Imana. Ariko umva uko ibyanditswe bivuga uburyo uwo murimo bawuhindanije, bakawunanirwa, Imana ikabacyaha, ibacyahiye kuba barawunaniwe. Igice cya 2 cya Maraki ku murongo wa 7 ndageza ku wa 9. Kuko akanwa k'umutambyi gakwiriye guhamya iby'ubwenge, kandi abantu bakwiriye kuba ari we bashakiraho amategeko, kuko ari we ntumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Ariko mwebwe, ubwo ni abatambyi, murateshutse, muyoba inzira, mugushije benshi mu by'amategeko, mwishe isezerano rya Lewi, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nanjye nicyo gitumye mbahindura abanyagisuzuguriro, mugahinyurwa imbere y'abantu bose, kuko mutakomeje inzira zanjye, ahubwo mukarobanura ubutoni mu by'amategeko. Aho urumva ko ari umugayo uremereye cyane, wuko inshingano yabo ya mbere yo kwigisha amategeko y'Imana bayinaniwe, ahubwo bakajya barobanura, amwe bakayaremereza, andi bakayoroshya. Nyuma yaho abantu bagwa ku byerekeranye n'iby'amategeko. Icya kabiri kinafitanye isano n'iki, ni uko burya iyo bagiraga umwete wo kwigisha amategeko abantu bakareka ibyaha, ubwo n'ibitambo byaragabanukaga. Niko biri. Kuko gukiranuka gutumye ibitambo bitaba byinshi, kandi bo bageze aho bakunda ibitambo kuruta gukiranuka, kuko ibitambo byabazaniraga inyungu z'iby'umubiri. Noneho bagera igihe bajya batamba ibitambo atari ukwishyiraho ibyaha by'abantu, badafite n'uburemere bwo kwigisha abantu amategeko, ahubwo bafite ikindi bashaka, n'icyo bishushanya batakikirebaho. Biranditswe muri Hoseya igice cya 8 umurongo wa 13. Ubwo bagiye kutubwira aho bageze bagatamba ibitambo n'icyo babitambiraga. Ibitambo bantambirira babitambira kugira ngo bibonere inyama zo kwirira, ariko Uwiteka ntabwo yemera ibyo. Noneho azibuka gukiranirwa kwabo, kandi abahanira ibyaha byabo, bazasubira mu Egiputa. Ubwo urumva ko niba baratambaga ibitambo babanje kwigisha amategeko,
uwananiwe gukomeza amategeko bw'intege nke yakora icyaha bakamutambirira ibitambo ngo bamuhuze n'Imana. Kwigisha amategeko barabivuyeho kugira ngo ibitambo bigwire. Niyo mpamvu inyandiko ibashinje ngo n'ibitambo bayitambirira no kugira ngo bibonere inyama zo kwirira. Ikindi kigaragaza kononekara k'ubwo butambyi nuko bageze hagati bakajya bashaka iyo myanya, cyane cyane ko habagamwe abatambyi bato hakaba n'umutambyi mukuru, kugira ngo umuntu ave mu rwego rumwe ajya mu rundi. Mbere bakiri muri gahunda nzima babinyuzaga mu murongo w'iby'Imana yategetse, ariko bageze hagati barononekara kugira ngo umuntu abone uwo mwanya, bakabikoresha ruswa, bakabikoresha uburiganya, nk'uko byanditswe muri kino gitabo cy'uwifuzwa mu bihe byose muri iki cy'ikinyarwanda, ni ku ipaji ya 15. Ku bafite ibitabo by'izindi ndimi ni mu cyigisho cya kabiri, isubi ibanziriza iheruka muri icyo cyigisho. Haranditse ngo Abaroma bari barihaye ububasha bwo gushyiraho abatambyi bakuru, kandi akenshi cyane uwo mwanya yari leta yageze aho ibyivangamo rwose, kugira ngo umuntu abone umwanya w'ubutambyi bukuru, akabibona ari uko leta y'Abaroma ibigizemo uruhare. Kandi akenshi cyane uwo mwanya waboneshwaga uburiganya, ruswa, ubundi habayeho kuvusha amaraso kugira ngo umuntu ayobore iby'Imana, hakabaho ruswa. Niko tubisomye, bakoreshaga uburiganya, ruswa, ubundi habayeho kuvusha amaraso. Umurimo w'ubutambyi warushijeho kugenda wononekara, nyamara abatambyi bakomeje ububasha busesuye, maze bakabwifashisha kugira ngo bagere ku nyungu zabo zo kwikunda n'ubucancuro. Mu by'ukuri ahangaha umuntu yanabikurura neza ibyo by'abatambyi ukabihuza n'ibiriho muri kino gihe cyacu. Mu madini hirya no hino bigenda byumvikana, nabo ubwabo barabizi, n'abandi barabizi, kubona imyanya ariko hakoze ziriya nzira zitari nziza, kandi bavuga ko ari umwanya wera w'Imana, ariko burya igitabo kiduhishuriye yuko byabaga ari ubucancuro no kwishakira inyungu zabo. Ngo rero iyo mpamvu yo kononekara k'ubutambyi yagombaga gutuma buvaho hakaza ubuzima. Murakoze, ni byiza cyane kurushaho gusobanukirwa n'ubu butambyi, kandi twasobanukirwa n'amategeko yabwo. Nk'uko insanganyamatsiko yacu bitubwira, iratubwira ngo nuko ubwo ubutambyi bwahindutse n'amategeko yabwo akwiriye guhinduka. Reka tubaze Robert, ese yenda tutagiye no kwirirwa tubaza yenda ku bisa nk'ibyatambutse, ayo mategeko ahinduka ate? Ubwo butambyi ahinduka ate? Murakoze cyane, kuko nk'uko byari byarahanuwe ko ubutambyi bwagombaga gusimburwa ku mpamvu tumaze ndi mu bandi amaze kutubwira, byarahindutse. Rero ayo mategeko y'ubutambyi ahinduka muri ubu buryo bukurikira. Ubutambyi bumaze guhinduka, no kuvuga ngo Yesu amaze kuza agakuraho ubutambyi bwa Bene Aroni, hahindutse ibintu bikurikira. Bwa mbere, umurimo wo guhuza abantu n'Imana wabaye umurimo wa Yesu wenyine, ndetse utarakomokaga mu muryango wa Lewi wari warahawe iyo nshingano yo guhuza abantu n'Imana. Urumva ko ubutambyi bwari buhindutse. Ibyo bibiri yibihamya neza mu gitabo cya Timoteyo wa mbere ibice 2:5. Reka ho tuhasome. Timoteyo wa mbere ibice 2:5. Bibiliya itubwira guhinduka kw'ibintu mu magambo akurikira. Ngaho turasoma ijambo ry'Imana riravuga riti kuko hariho Imana imwe, kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe ni umuntu ari we Yesu Kristo, witangiye kuba incungu ya bose. Ubwo Yesu Kristo amaze kwitangira kuba incungu ya bose, nta muntu wagombaga kongera gutanga igitambo, kuko no gutanga igitambo cy'intama nk'uko babitubwiye kare byari bivuyeho byiteka. Kubikora byari ukuba ugukora icyaha cyo gutesha agaciro igitambo gikomeye cy'umubiri wa Yesu wari witangiye kuba incungu yacu.
icya kabiri mu gitabo cy'Abaheburayo n'ubundi hatubwira ko Yesu uw'Imana yashyizeho kuba umuhuza w'Imana n'abantu yakomokaga mu muryango wa Yuda. Reka tubisome 7:13 mu gitabo cy'Abaheburayo, kugira ngo noneho umenye ko ubwo Imana ihagurukije undi mutambyi udakomoka mu nzu ya Aroni, ubutambyi bwa Aroni n'amategeko yabugengaga byari bishyizweho iherezo. Handitswe hati kuko uwavuzweho ibyo ari uwo mu wundi muryango utigeze gukomokwaho n'uwakoze umurimo wo ku gicaniro, kandi biragaragara rwose yuko umwami wacu yakomotse kuri Yuda, ari ntacyo Mose yavuze kuri uwo muryango cyerekeye ubutambyi. Icyo nicyo cya mbere cyahindutse. Icya kabiri cyahindutse, kuvuga ngo bivuye kwa Yuda, kwa Lewi, bivuye kwa Lewi bigiye kwa Yuda. Urakoze cyane. Yesu yari uwo mu muryango wa Yuda, intare yo mu muryango wa Yuda. Nubwo Yesu ari umwana w'Imana wahozeho mbere na mbere sitararemwa, utagira itangiriro ry'iminsi ye, ariko kugira ngo acungure umuntu yambaye ubumuntu, akomoka ku bantu mu buryo bw'umubiri, yakomokaga mu muryango wa Yuda. Noneho ubutambyi bwari buvuye kwa Aroni bugiye kwa Yuda. Urakoze cyane. Icyo ni cya mbere cyahindutse. Icya kabiri dusoma mu ijambo ry'Imana nuko na Yesu mu gutoranya intumwa ze yatoranije abaturutse mu miryango itandukanye. Aho wasomamo mu ntumwa ze harimo nk'uwo bita Barinaba, yakomokaga muri wa muryango w'Abalewi, byanditswe mu byakozwe n'intumwa ibice 5:36. Ariko wasomamo na Pawulo wakomokaga mu muryango wa Benyamini. Ibyo nabyo byanditswe mu Bafilipi igice cya 3:5, n'abandi batandukanye bakomokaga mu miryango itandukanye. Ikindi cyahindutse dusoma mu ijambo ry'Imana nuko abizeye Yesu bose bahindutse abatambyi b'ubwami, batamba ibitambo by'umwuka. Ibyo tubisoma mu ijambo ry'Imana mu gitabo cya Petero wa mbere ibice 2:5. Ndumva nta mpamvu yo kuhasoma. Niko ijambo ngo iki? Haratubwira ngo turi abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abo gutamba ibitambo by'umwuka bishimwe n'Imana muri Kristo Yesu. Noneho umuntu yakwibaza ate se ibyo bitambo by'umwuka ni ibiki? Ibitambo by'umwuka bisobanuye ibintu bine. Ibitambo by'umwuka hakurikijwe ijambo ry'Imana ryanditswe mu Baheburayo igice cya 13, ibitambo by'umwuka ni ugushima no guhimbaza no gusenga n'ubugiraneza. Aha ho ndagira ngo mpahamishe Bibiliya, Abaheburayo 13:15 ndetse n'uwa 16. Haranditswe hati nuko tujye dutambira Imana iteka igitambo cy'ishimwe tubiheshejwe na Yesu Kristo, nicyo imbuto z'iminwe ihimbaza izina ryayo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Ubwo rero nuko ibintu byahindutse. Murakoze cyane. Reka tugaruke ku kiganiro cyacu kinatubwira ngo nuko ubwo ubutambyi bwahindutse n'amategeko yabwo akwiriye guhinduka. Nyuma yo kubona ubutambyi bwa Lewi ndetse n'ubutambyi bwa Yesu, tubonye ubutambyi bwa Yesu ko buva kuri mu muryango wa Yuda, tubonye ubutambyi bwa Lewi buva mu muryango wa Lewi, aho hatoranijwe umuryango wa Aroni hakazajya havamo abatambyi. Bubaye ubutambyi bubiri, bumwe bwaje buha ubundi umwanya cyangwa se bubuvanaho bwa bundi burakomeza. Amadini y'iki gihe tubona hirya no hino mu bihugu bitandukanye, hari amadini atandukanye. Hari ibihugu bigira 300, hari ibihugu bigira 400, hari n'ibihugu bigira 5,000 by'amadini. Reka tubaze muri rusange mu madini y'iki gihe muri ubwo butambyi bwombi. Ariko yenda ahari utarajya kure ku byo mwene data Robert wari umubajije birebana n'ukuntu habaye ibintu by'impinduka. Atweretse ibintu byahindutse biva kwa Lewi bijya mu butambyi bwa Yesu. Numvaga munkundiye nakongeraho ibindi bibiri
byerekana uburyo byahindutse. murakoze cyane kugira ngo tuhave bigenze neza. Yesu urabona yuko mu butambyi bwa Aroni bagiraga umutambyi mukuru, ariko abatambyi bakorana nawe nabo barahembwaga. Ariko Yesu we mu butambyi bwe, we ni umutambyi mukuru, abo yashyizeho yatoranije intumwa ze kugira ngo zijye kubwiriza ubutumwa, ariko zo yazigenera igihembo. Ahubwo muri Matayo 10:8 arazibwira ati mwaherewe ubusa mutangire ubundi. Urumva ko rwose habayemo impinduka ikomeye. Ndetse wabisoma no mu Baheburayo 13:10 ahanditse ngo Abaheburayo igice ni cya 13:10 handitsemo iri jambo rivuga ngo 13:10 haranditse ngo dufite igicaniro icy'abakora umurimo wa rya hema batahawe uburenganzira bwo kuriraho. Urumva ko Pawulo ari kwerekana ko igicaniro babandi bakoreragaho mu butambyi bwa mbere bw'ihema bariragaho inyama bakabona na kimwe mu 10. Ubwo ubutambyi bwa kabiri aribwo mwene data Robert amaze kutwereka, urabona ibitambo byahindutse, ntibikiri ihene, ntibikiri intama, umushahara ntukiri kimwe mu 10, ni ibicaniro bibiri bitandukanye. Ubwo noneho kimwe kiraha ikindi kiri hariya. Hariya rero nta bihembo na kimwe mu 10, ahubwo ni ugutangira ubuntu, kuko nawe waherewe ubuntu. Bakazerera babwiriza ubutumwa bategereje ingororano mu bwami bwa hehe bwo mu ijuru. Utagiye kure, mbere ntabwo abatambyi bagendaga, kuko tubona muri Matayo igice cyaho cya 28:19 amagambo atubwira ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nuko nimugende. Abajya kubwiriza ubutumwa. Abatambyi bo bakoraga bati bo kwari ukubaho ngaho ku ihema, umunyabyaha akaba ari we wizana. Bo bategererezaga hariya ku buturo bwera, umunyabyaha wazanye ya ntama wazanye ya hene bakamutegererezaho, yari ofisi yabo. Bo ntabwo bagendaga. Ariko abo Yesu atoranije baravuze ati mujye mu bihugu byose, bambuka inyanja, barakora. Urumva ko hari mu itandukanye, ibicaniro biratandukanye. Noneho kandi nkibutsa abantu nk'uko twabisobanuye, amategeko ahinduka hano ntabwo ari amategeko 10 y'Imana, ahubwo ni amategeko ya bwa butambyi, ayo y'ibihembo, ayo yo kuva kwa Aroni, ayo ngayo y'ibitambo. Naho ay'icumi rwose ntabwo Imana yahindura ngo ihe abantu uburenganzira ngo nibibe nibice nibasambane nibice isabato. Oya, Yesu yavuze ko ayatahinduka muri Matayo 5:17 17 urakoze, na Luka 16:17. None akanyuma mperukiraho nuko icyerekana ko ubwo butambyi koko bwahindutse, nuko abantu bakiriye buriya butambyi bwa Yesu bari basanzwe ari Abalewi, bari basanzwe bakomoka kwa Lewi, barahawe na bya bihembo. Nabo bamaze kwinjira mu ngoma nshya ya Yesu, ntabwo baje ari abo gukorerwa no guhembwa, ahubwo nabo bafashe ibyabo, nabo barabitanga ngo bifashe abakene n'ibwiriza butumwa rya Yesu bitandukanye. Ni nko kuva muri guverinema ishaje icyuye igihe binjira mu bundi butware bushya n'ubutambyi bushya, nk'uko tubisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 6:7. Hari abatambyi benshi bemeye uko kwizera, nabo barahindura. Abatambyi barizera, bareka iby'ubutambyi, bareka ibyo gutamba intama, nuko baragenda binjira kuba bigishwa ba Yesu. Nanone iyo tubisomye mu gice cya 4:36 ibyakozwe n'intumwa, urakoze cyane, tuhasanga uwo intumwa zahimbye Barnaba, nawe yari umulewi, nuko afata isambu yarayigurisha, nawe aragenda arayitanga nkuko n'abandi bitangaga. Arangije urumva ko byari bitandukanye rwose, yari amategeko y'ubwami bushya n'ubutware bushya. Murakoze. Ndetse nk'uwagitarutse kigifiteho benshi bakivugaho, niyo mpamvu tugiye guha mwene data ndi mu bandi ubwo twari tugitarutse nawe akagira icyo atubwiraho. Murakoze cyane. Ntabwo ibyo ndi bukivugeho hari byinshi, kuko ibyinshi bagenzi banjye babanje babivuze. Icyo ndi buvugeho gusa nuko mu byo twagiye dusoma hagiye hagaruka ijambo inshuro nyinshi umutambyi mukuru. Ubwo byumvikane ko habaga umutambyi mukuru umwe, abandi bakaba abatambyi bato. Ariko ni mu butambyi bw'Abalewi. Bigeze mu gihe cy'ubutambyi bwa Yesu, we yavuze yuko abamukorera bose baringaniye, nta mukuru. Icyo batandukaniyeho n'impano,
ariko nta mpano iruta izindi, ahubwo niba umwe ari umuririmbyi, undi akaba umubwiriza, undi agatanga ibye, undi akakira abashyitsi, bafite impano zinyuranye ariko ziraringaniye, bose ni abavandimwe. Ibyo rero bikaba byanditswe muri iki gitabo cya Matayo mu gice cya 23 kuri uyu murongo wa 9 haranditse ngo wa 8, ariko mwebweho ntimuzitwe rabi, kuko umwigisha wanyu ari umwe, namwe mwese muri abavandimwe. Ubwo yaba Petero, yaba baje gukurikiraho, yaba ba Yohana, bose bari baringaniye, nta warutaga abandi. Mbese muri bake nta ntumwa Yesu yatoye ngo ikurire izindi. Mu gihe mu batambyi ho habaga umutambyi mukuru, iryo naryo ryari itegeko rishya, uvuga ngo byatandukanyaga ubutambyi bwa mbere n'ubutambyi bukurikiyeho. Ibindi bagenzi banjye babivuze. Murakoze cyane. Reka tugaruke kuri iki kibazo. Nyuma yo kubona ubutambyi bwa Yesu, tukongera kubona n'ubutambyi bwo kwa Aroni mu Balewi, biri kugaragara ko ari ubutambyi bubiri bwakoze mu gihe cy'isezerano, bumwe mu gihe cy'isezerano rya kera, ubundi mu gihe cy'isezerano rishya. None muri ubu butambyi bw'amaharakubiri, dufite n'amadini muri iyi minsi abwiriza iby'Imana. Ese amadini ariho muri iki gihe cya none ahanini, cyangwa se iki kibazo sinzi ko nakibaza yenda, ariko reka nkibaze gutya, akoresha ubuhe butambyi? Nihe systeme y'ubutambyi akoresha? Cyangwa se nongereho n'ikindi, nihe systeme y'ubutambyi ikwiriye gukoreshwa? Ariko amadini iki gihe akoresha ihe systeme y'ubutambyi, n'ubuhe buryo bw'ubutambyi akoresha? Kandi nanongero nkavuga nti none se bundi n'ubuhe bwoko bw'ubutambyi bwakoreshwa ko tubona ari bubiri? Murakoze cyane. Mu by'ukuri muri iyi minsi yacu hari amadini, hari imyizerere itandukanye. Kandi twabonye ubutambyi bwo mu gihe cya Lewi n'Abalewi, nanone twabonye ubutambyi bwo mu gihe cya Kristo yiyiziye ku isi. Ikibazo ngisubiyemo, ubutambyi bukoreshwa buno mu madini, amategeko agenga amadini buno nayagengaga ubuhe butambyi? Ni by'ukuri nk'uko ikibazo kibajijwe, ubutambyi amadini n'imyizerere bya buno biriho bikoreraho, amategeko agenga amadini ya buno nayubuhe butambyi? Niko ikibazo wakibajije. Ariko icyo dushobora gusubiza hano mu buryo bwahuranije, nuko amadini n'imyizerere biriho biravangavanga. Buriya butambyi bw'igihe cy'Abalewi n'ubutambyi bw'igihe cya Yesu, amategeko y'ibyo bihe byombi barayavangavanga, bimwe bakabyemera ibindi bakabyanga, bakabivanga. Ibi ngibi bifite ingero zifatika rwose zitarimo urujijo. Bavuga yuko babwiriza ubutumwa bwa Yesu, ariko bakigira abahuza b'abantu n'Imana. Wavuga uti ni mu buhe buryo? Aha ni nk'igihe umuntu akorera undi cyaha, wenda wowe ugahimukira Robert, aho utasanze Robert ngo umwicuzeho umusabe imbabazi, ahubwo ugasanga wa mukuru w'idini akaba ari we waturira ibyaha byawe. Ntabwo yakwemera yuko bamuzanira ihene ngo atambe, ubwo ndavuga abayobozi b'amadini. Ntabwo bamuzanira inuma, ntibamuzanira intama ngo ayemere, ariko ahagaze hahandi ashaka yuko umushyira ibyaha byawe akabishyira Imana. Kandi muri kino gihe cyacu twasomye, tunasomerwa n'ahandi henshi tutasomye, yuko umuntu wese yigerera kuri Yesu, Yesu akaba ari umuhuza n'Imana. Urwo ni urugero rumwe umuntu yatanga. Ni nk'igihe bavuga ko babwiriza ubutumwa bwa Yesu, ariko bagakenera guhabwa bya bindi abakera bahabwaga, kandi Yesu yaravuze ko abahereye ubusa nabo bakwiriye gutangira ubundi. Ubwo nabwo burya baba bavanze, kuko niba bakora nk'uko Yesu yatumye intumwa ze, ariko bavuga bagashaka guhembwa nk'uko Abalewi bahembwaga, nabyo burya biba bipfuye. Ikindi narangirizaho mu gutanga igisubizo cy'iki kibazo, ni nk'igihe umuntu abwira undi amakeneye. Turasoma muri Bibiliya mu gitabo cy'Abafilipi igice cya 4:4, ahatubwira ngo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye kandi mushima. Ariko ugasanga aho abantu batakwisangiye Yesu bakemurira ibibazo, ahubwo ugasanga bafite umuntu nawe ubararika, nabo bakabyemera. Abararika ati niba ufite ikibazo aba ari njye uzakizanira, niba ukeneye visa,
niba ukeneye urubyaro, niba ukeneye ko ubucuruzi bwawe butera imbere, niba ufite uburwayi. Hari n'igihe uzabumva bavuga bati fata kuri radiyo ufate n'aho urwaye nindangiza ngo usengere. Abantu ntibashishikarizwe kwisangira Imana, ahubwo bagashishikarizwa kugira abo banyuriraho ngo babagerere ku Mana. Mu by'ukuri aho harimo kuvangavanga, kwatura yuko uri mu gihe Yesu yatanze amategeko y'ubwami bwe, ariko ugakora nka bya bindi byo mu gihe cy'Abalewi ubuvangavanze. Reka tubaze n'aba bene data bandi turi kumwe, twumve ko hari icyo badufashaho kuri iki kibazo, kugira ngo kirusheho gusobanuka neza. Kitubwira ko hari ubutambyi, hari ubutambyi dusoma muri Bibiliya bw'amaharakubiri, aho tubona ubutambyi bwo mu Balewi, tukabona ubutambyi bwo kwa Yesu, aribwo butambyi bushya. Twari twabajije rero tuti se amadini y'iki gihe akoresha ubuhe butambyi, ese n'ubuhe butambyi bukwiriye gukoreshwa muri iki gihe cya none? Urakoze cyane. Kuri iki kibazo ndumva kirimo bibiri. Ubutambyi buzima abubaha Imana bose bakwiriye kubakaho kwizera kuzima ni ubutambyi bwa Yesu, aribwo bwasimbuye buriya bwa Aroni. Ariko kuri iyi ngingo ndagira ngo nshimangire icyo ndi mu bandi avuze. Mu by'ukuri amadini muri iki gihe ntabwo yubatse ku butambyi bwa Yesu, nta nubwo yubatse ku butambyi bw'Abalewi, ahubwo nk'uko yabivuze baravangavanga. Impamvu nk'uko yabivuze, ntibakwemera gutamba intama cyangwa ihene, ariko kandi bagashaka guhembwa kimwe mu 10 yahembwaga babatambyi. Batambaga intama n'ihene. Batambaga intama n'ihene. Iyo kimwe mu 10 bakayiburanira ko ari uburenganzira bwabo, bahagaze ku mirongo yayihaga b'Abalewi ba kera. Ariko bigiye batoranirizwaga gukora uwo murimo bita uwa kirewi, hataragendeye kuri qualification cyangwa ku byangombwa byagenderwagaho, umure washyirwaho. Aho ngaho reka nkubaze gato. Umure washyirwaho kare mu kiganiro, ubwo Rabani yasubizaga yatubwiye ko yagombaga kuba ari umuntu, reka mvuge mu mvugo y'iki gihari ngo byakumvikana, yagomba kuba ari umuntu smart inyuma, ari umuntu usororotse mwiza, mbese w'indangamirwa. Muri iki gihe bakunze gukoresha ijambo ryitwa rudasumbwa, yari umugabo. Ubwo kuvuga ngo yagomba kuba ari umuntu udafite amaguru aringaniye, dafite ibituza binini, dafite izuru hari abasomye ngo ribwataraye, kandi ikindi cya kabiri ugutwi kudahengamye, mbese byose biri ku murongo. None ab'iki gihe ushobora gusangamo n'ufite inenge, ni urugero yena ndi gutanga. Ubwo ni kuvuga ngo ntabwo yari akwiriye kurekarama ibitambo, ibihembo by'abatambyi, kuko qualifications zamushyizeho zidahuye na za zindi. Nicyo mwashaka kuvuga. Urakoze cyane. N'ibyo akora nabyo yatandukanye. Ko bariya batambaga ibitambo, naho we ari kuvuga ko abwiriza mu gihe cya Yesu. Urakoze cyane. Naho twahereye dushimangira iyo ndi mu bandi yavuze, tutamadini ariho nona muri iki gihe ntabwo ari ku rufatiro rw'ubutambyi bwa Yesu, nta nubwo ari ku rufatiro rw'ubutambyi bw'Abalewi, ahubwo baravangavanga. Arashaka igihembo cy'Abalewi kandi adakora umurimo w'Abalewi. Ikindi kandi noneho usibye no kudakora umurimo w'Abalewi, ingoma y'Abalewi, reka mbivuge ntiyo, ubutambyi bw'Abalewi bwarasezerewe bucyura igihe nk'uko babitubwiye kare. Ubwo rero kuba bwaracyuye igihe, nabo bakemera yuko ibindi byakirewe byacyuye igihe, ariko igihembo cy'Abalewi cyasigaye, uko ni ukuvangavanga no kuyoba. Urugero rwa kabiri, umurimo waragiye hasigara igihembo. Tekereza nawe uko bivuze rwose. None ingingo ya kabiri, bitiranya insengero za none n'urusengero rw'i Yerusalemu. Reka ngira icyo mvuga kuri iki kintu. Baravuga bati umutambyi uba mu rusengero rw'Imana. Mu Isirayeli abantu bajye biga kubitandukanya. Hari urusengero rumwe rwonyine mu gihugu hose, kandi urwo rusengero ntabwo yari inzu y'abizera kuza ngo binjiremo basenge. Rwari rufite pura, rwubatswe kuri pura yavuye mu ijuru. Ibyo byanditswe mu gitabo cyo Kuva ibice 25:8. Pura mu Kinyarwanda ni igishushanyo mbonera. Urakoze cyane. Urwo rusengero rwari rufite ibyumba 3, rwari rufite imigabane 3 mu mbabarire. Ahitwa mu rugo rw'urusengero ari habizera bose bemererwaga kugera.
noneho hakagira icyumba cya mbere cyitwa hera, hinjiraga abatambyi gusa. Hakaba n'icyumba cya kabiri cyitwa hera cyane, hinjiraga umutambyi mukuru gusa, nawe akahinjira rimwe uko umwaka utashye. Urwo rusengero rwari rumwe mu gihugu, ahubwo hirya no hino mu gihugu hari ibindi byitwa amasinagogi. Muri Bibiliya icyo Imana yategetse abantu kubaka ni urusengero, ariko nta somo muri Bibiliya ryaho Imana yategetse abantu ngo bubaka amasinagogi. Yesu ariko muri iki gihe ujya usanga nk'uko wari umaze kubivuga mu madini y'iki gihe, abantu bitiranya insengero basengeramo n'urusengero rw'i Yerusalemu. aho haje ikibazo. Ego, ibiriho mu gihe cya none byitwa insengero. Ubwo dukurikije Bibiliya ntabwo ari byo, ahubwo ni amasinagogi ya kera. byaba nk'amasinagogi ya kera Rwose hari idini cyangwa se abantu imyizerere yaba yujuje qualification z'urusengero. ntaryo rwose, ndetse na Yesu erega ikibazo cy'urusengero yaragikemuye nihuse. Mu gitabo cya Yohani ibice 4 ku murongo wa 21 kugeza 23, mu kiganiro Yesu yagiranye n'umusamariyakazi ku mugezi, ku ruzi, yaramubwiye ati mugore, ati nyizera kuko igihe kije ubwo batazongera gusengera dati Yerusalemu cyangwa kuri uyu musozi. Abantu benshi bajya bibaza impamvu y'icyo. Kera Imana yagiraga headquarter hano ku isi, mbega icyicaro gikuru cy'Imana. Zabanze kuba hitwa Shilo, ku mudugudu w'Ishilo wo mu karere k'Ishekemu muri gakondo y'Efurayimu, aho yahabaye imyaka igera muri 300. Abasoma umwuka buhanuzi muzabisome mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, mu cyigisho cyitwa bagabanye Kanani. None kubw'ibyaha by'umutambyi Eli, aho harasenyutse harasibangana, nuko igisanduku y'Imana yagarukaga, Imana yimurira ubuturo bwayo buyo Yerusalemu. Ubwo Yerusalemu isigara ariyo headquarter y'Imana, icyicaro gikuru. Niyo mpamvu muzasoma muri Zaburi ya 48 ku murongo wa 2 ngo Yerusalemu ngo ni ururembo rw'umwami ukomeye. Ndetse na Yesu yabivuzeho muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 35, aravuga ngo ntukarahire Yerusalemu kuko ni ururembo rw'umwami ukomeye. Ubwo rero hasigara impaka. Ba bandi bo mu Efurayimu abasamariya bakavuga bati mwebwe abasengera i Yerusalemu mwahinduye icyicaro cy'Imana, icyicaro cy'Imana original ni hahandi Shilo. Izo mpaka zigahoraho impande. Yesu mu gukemura ikibazo aravuga ati igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo batazasengera dati Yerusalemu cyangwa kuri uyu musozi. Uwo musozi wo witwaga Girizimu. Noneho rero urumva ko ubwo kwitiranya insengero za none n'urusengero rw'i Yerusalemu ni ugukora amakosa abiri. Harimo kwibwira yuko Imana igifite ibiro bikuru hano ku isi, no kutamenya yuko igihe cyageze ngo abantu basengera Imana mu mwuka no mu kuri, nk'uko Yesu yabivuze. Murakoze. Yenda kandi nakongeraho gushimangira icyo, ubwo edikota inabaye zaba zibaye nyinshi kuko izo nsengero ziri hirya no hino. Ikindi bidahuriraho nuko nta rusengero rw'ubu ngubu washobora kubonamo isanduku y'isezerano nk'uko ruriya rusengero rwari rumeze. Uyu munsi nta rusengero wasangamo ahera n'ahera cyane ngo habeho wa mwenda ukingirira ahera n'ahera cyane. Ikindi yatubwiye ko igishushanyo mbonera cyari cyaravuye mu ijuru, ariko izubakwa ubu ngubu ni ba enjeniyeri baba barabyigiye, rumwe rukareba iyi urundi rukareba iyi, zimwe bakazijyana hejuru izindi hasi, mbese ntabwo bishobora guhura. Nicyo nashakaga gushimangira. Murakoze cyane. Ndi kubona ndi mu bandi afite icyo avugaho. Mu by'ukuri ibitandukanye ubutambyi bwa kera n'ubwa buno ni byinshi, n'uburyo bavangavanga, n'uburyo imyizerere n'amadini bya buno bavangavanga. Ujya usanga buno abayobozi b'imyizerere cyangwa b'amadini bafite inkoni y'ubuyobozi. Hariho abagira inkoni y'ubuyobozi ukumva ngo iyi nkoni ni iy'umuyobozi, bayita y'ubushumba. Ndetse bagashaka kuyigereranya n'ayindi ya Aroni. Imwe ya Aroni yakoze ibitangaza, ikagabanya amazi bakambuka, ikagabanya Yorodani bakambuka,
kandi iyo nkoni ya Aroni hari n'ikindi gitangaza cyayikoreweho gikemura impaka bari bagize barwanira ubutambyi, hari abandi bagize iryo shyari. Nuko ubwo Mose abwiwe n'Imana afata inkoni za ya miryango 12 baziraza mu buturo, bugiye guca mu gitondo basanga inkoni ya Aroni yarabije indabyo. Inkono murabona ko bari igiti cyumye, ariko bagiye kubona mu gitondo babona iriho indabyo, ariko izi nkoni ziriho buno ziyoboye mu by'ukuri ntizigirana isano n'iyo nkoni ya Aroni. Kandi iyo nkoni ya Aroni nayo ntiyari ipfuye kuba inkoni gusa, ahubwo yashushanyaga nk'uko yayoboraga Abisirayeli, yashushanyaga uburyo Yesu azayoboza abantu be ijambo ry'Imana. Iryo jambo niryo ryagombaga kuba ubuyobozi rishushanya ya nkoni. Ndabona arabana ari gushaka kudusomera umurongo uhamye iki kintu, kuko icyo nacyo kiratandukanye, ariko akibushaka irindi tandukaniro nkuko babivuze mu rusengero. Mu by'ukuri muri izi nsengero ziriho buno, nubwo bazigereranya na rwa rusengero bw'ubuturo bwera, mu buturo bwera nta munyabyaha washoboraga kugera hera cyane afite ibyaha bye ngo abure kugwayo. Ariko buno ntaho umuntu yakandagira muri rusengero nubwo yaba yasambanye cyangwa yibye ngo apfireyo. Ndavuga insengero za buno. Buri itandukaniro ryo rihari nubwo babivanga. Uwo murongo uri muri Yesaya 11, Yesaya 11 umurongo wa 4 n'Ibyahishuwe 19 umurongo wa 15. Haranditse ngo ahubwo azacira abakene imanza zitabera, n'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri, kandi isi azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Ni ukuvuga ngo iyo nkoni niva mu kanwa ka Yesu, ni amagambo y'Imana yera acyaha abantu, abahumuriza, abayobora, abahanira gukiranuka. Noneho Ibyahishuwe 19 umurongo wa 15, mu kanwa ke havamo inkota ityaye kugira ngo ayikubite amahanga, azayiragiza inkoni y'icyuma yengesha ibirenge mu muvure w'inkazi y'umujinya w'Imana ishobora byose. Ubwo iya Aroni yari inkoni irabijura uburabyo, iya Yesu ni inkoni y'icyuma igereranya ijambo ryera ryahumetswe. Murakoze, reka twimuke tugiye kubaza mwene data Robert. Reka tubabaze none ko amategeko ya Yesu avuga ko twaherewe ubusa dukwiriye gutangira ubundi. Ikibazo cyakwibazwa, hari impamvu zo gutanga noneho kimwe mu 10 n'amaturo? Murakoze cyane. Nkuko ubivuze, itegeko ry'ubutambyi bushya aribwo butambyi bwa Yesu, ni mwaherewe ubusa mutangira ubundi. None uribaza tese hari impamvu zo gutanga kimwe mu 10? Zirahari. Mu butambyi bushya mwaherewe ubusa mutangire ubundi. Naho reka mbese nkunde no kukivugaho, ngifatanye n'iki cyo kwibaza ngo kuko byari byarahanuwe koko ngo uwo mutware Labani yabidusomeye ngo azasezerana benshi isezerano rikomeye, ndimara icyumweru kimwe nikigera hagati azabuzanya ibitambo n'amaturo. Mbega ni nkaho wakambajije kutese ko yabuzanije ibitambo n'amaturo, mukaba mutagitamba ibitambo, amaturo yo kuki muyatura? Birajyaniranye. Reka ndagira ngo aho ngaha tuhasobanure n'abantu b'Imana bahumve neza, kuko ijambo ry'Imana iyo utumvise neza urayoba. Ibitambo n'amaturo Yesu yabuzanije, Bibiliya irabisobanura, ntabwo ari aya maturo dutanga mu rusengero y'amafaranga, ahubwo mu Baheburayo 10 umurongo wa 8 hatubwira ayo matura yarisho. Haranditse Abaheburayo 10 ku murongo wa 8, wumva ko ijambo ry'Imana yatubwira ayo maturo yavuyeho. Wenda nimara kuvuga kuraka ndi mubandi aramfasha nawe arunganira, atubwira impamvu bikwiriye, impamvu noneho zo kuba ayo maturo yatangwa, aya dutanga muri iki gihe cya none. Ariko gereka nsobanure amaturo yakuranyweho y'inibitambo nkuko bivugwa mu gitabo cya Daniel. Haranditse ku murongo wa 8 w'igice cya 10 Abaheburayo, haranditse ngo amaze kuvuga ibyo ngo ibitambo n'amaturo n'ibitambo byokeje n'ibitambo by'ibyaha ntiwabishatse kandi ntiwabyishimiye,
ari byo bitambwa nk'uko amategeko ategetse. Ibitambo bitambwa nk'uko amategeko, amaturo aturwa nk'uko amategeko agenza ategetse, ayo niyo yakuweho. Usomye ibitabo by'amategeko uko ari 5, ari Itangiriro, Kuva, Abalewi, Gutegeka, Kubara no Gutegeka kwa 2, ntabwo wasomamo amaturo y'amafaranga ategetswe n'amategeko, ahubwo amaturo ategetswe n'amategeko ariyo yakuranyweho n'ibitambo nk'uko byisobanuye hariya mu gitabo cy'Abaheburayo. Dore ngaye mu gitabo cyo Kubara ibice 15. Mu Kubara ibice 15 burya buri bwoko bw'igitambo cyatambirwaga Imana bwabaga bufite ubwoko bw'ituro ritegetswe guherekeza icyo gitambo ngo kibone cyemewe. Haranditse ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli ati, nimumara kugira mu gihugu muzaturamo mbaha, mugashaka gutambira Uwiteka igitambo gikongorwa n'umuriro, naho cyaba icyo koswa cyangwa icyo guhigura imihigo, cyangwa icyo mutambishwa n'umutima ukunze, cyangwa icyo mutamba mu minsi mikuru yanyu, ngo kibe umubabwa uhumurira Uwiteka neza mugikuye mu mikumbi cyangwa mu mashyo, uzatamba igitambo cye atura ituro ry'ifu y'igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'igice cya 4 cya hini y'amavuta yerayo, kandi uzitegure n'igice cya 4 cya hini y'ingano cya hini ya vino y'ituro ry'ibinyobwa rituranywe n'icyo gitambo cyoswa n'igitambo kindi. Ibyo biba ari byo bituranwa n'umwana w'intama umwe. Ubwo muzakomeza gusoma, reka nsobanura. Aya maturo ategetswe n'amategeko yaherekezaga igitambo, niba bavuze ngo ni kimwe cya 4 cya efa y'ifu, wowe ugakora amakosa ugapima nabi, ubu efa cyari igipimo gipimishwa nk'uko wavuga ikiro cyangwa isorori. Niba bavuze kimwe cya 4 cy'urwo rugero, wowe ugapima nabi ukavuga kimwe cya 2, ubwo ituro ryabaga ripfuye kuko ritubahirije amategeko. Nanone ngo uturane na kimwe cya 4 icya hini y'amavuta. Hini narwo rwari urugero rupima ibisukika, ubwo ni nka litiro cyangwa icupa. Wakwibeshya ahari kujya kimwe cya 4, wowe ukahagira kimwe cya 2 cyangwa 3 bya 4, ubwo urwo rugero rukaba rupfuye. Ngayo amaturo ategetswe n'amategeko yakuranyweho n'ibitambo. Kandi ituro riherekeza igitambo cy'ihene ryabaga ritandukanye n'ituro riherekeza ikimasa cy'inka. Ituro riherekeza intama ryabaga ritandukanye n'ituro riherekeza igitambo cy'inuma cyangwa intungura. Mbega imiterere y'igitambo utambye niyo yagenaga urugero rw'ituro riri bugiherekeze. Ayo niyo maturo ategetswe n'amategeko avugwa ko yakuweho, kandi koko ayo yakuweho niyasomwa mu gitabo cy'Abaheburayo. Wenda mbere yuko mandi mu bandi umwanya, kuko yifuza kunganira, none se ayo maturo muri iki gihe atangwa kora iki? Nicyo agiye kutunganiraho. Mbere yuko muhu uwo mwanya, reka nongere mvuge ngo muri aya maturo avugwa yagombaga gukuranwaho n'ibitambo, nta nubwo harimo 1/10, kuko 1/10 yabayeho n'amategeko ya Mose atarabaho. Mu gitabo cy'Itangiriro ibice 14 umurongo wa 20 dusoma Aburahamu ko yatanze 1/10 kwa Melikisedeki. Yakobo nawe mu Itangiriro 28 ku murongo wa 23 nawe yahigiye Uwiteka umuhigo wo gutanga 1/10. Ubwo yahigaga umuhigo wo gukiranuka ku ihame ryari risanzweho. Kandi twebwe abariho mu gice cy'ubutambyi bwa Yesu, dusoma mu gitabo cy'Abagalatiya 3 ho ndahasoma ko Yesu yaje gukuraho ubutambyi bwa Aroni akagaruraho ubutambyi bushingiye ku isezerano rya Aburahamu watangaga 1/10. Ariyo mpamvu abizera ba none bagomba kuyitanga.
Abagalatiya 3:15 turasoma tugeze ku 17. n'andi wasomaga ni Itangiriro 28 umurongo wa 20. Imana igumugisha arakoze cyane kwakosora. Haranditse ngo bene data ibi ndabibabwira nk'umuntu. Isezerano naho ryabe ry'umuntu iyo rimaze gukomezwa nta muntu ushobora kuryica cyangwa ngo ariyongereho. Nuko rero ibyasezeranijwe Aburahamu n'urubyaro rwe. Nyamara Imana ntirakavuga imbyaro nko kuvuga benshi, ahubwo iti urubyaro nko kuvuga umwe niwe Kristo. Ibyo mvuze nuko isezerano Imana yasezeranije Aburahamu mbere ritakuweho n'amategeko yaje hashize imyaka 430 ngo aryike cyangwa ngo avuguruze uwarisezeranije. Aya mategeko ya Mose ariyo yashyizeho ubutambyi bw'Abalewi yaje hashize imyaka 430 Imana isezeranye na Aburahamu. Ubwo rero Yesu yagombaga kugarura rya sezerano rya Aburahamu, kuko Imana yari yarabwiye Aburahamu ngo mu rubyaro rwawe ari ukuvuga Yesu. Ubwo rero Yesu kuko yagaruyeho rya sezerano rya Aburahamu, mu butambyi bwo kwa Yesu batanga 1/10. Murakoze cyane. Reka kandi ntekereza ko yanabibwiye n'abafarisayo nk'uko mwarimu nabivuze muri Matayo 24, agira iby'abashima agira n'iby'abagaya igihe cyo yabagayaga, ariko kandi hariho n'ibyo yabashimiye. Ni Matayo igice cyaho ni cya 23, ni hari impamvu mbivuze kugira ngo yenda ndi mu bandi ugiye kudusubiza nawe yenda here no kuri ngiri, aho yavuze ati Yesu akabibwira abafarisayo ati mutanga 1/10 cy'isogi na ansi na kumino, ariko mukibagirwa ibyo mu mategeko. None tubaza yenda ndi mu bandi ku bijyaniranye n'iki cya 10 ko cyemewe ubwo ndetse n'amaturo, kuko amaturo twasomye hariya ntabwo ariyo maturo atanga ubu ngubu y'amafaranga. None iki cya 10 cyemewe hamwe n'aya maturo ntayo gukora iki muri iki gihe cy'ubutambyi bushya bwa Yesu Kristo? Murakoze cyane. Mu by'ukuri ndagira ngo banze mvuge ko nubwo ubutambyi bw'Abalewi bwavuyeho, ntabwo 1/10 yavanwaho nabwo ngo bijyanirane, bitewe nuko 1/10 n'amaturo icyo byakoraga ntabwo kwari uguhemba Abalewi gusa. Icyo ni ikintu kigomba kumenyekana. Turasoma mu gitabo cyo gutegeka kwa 2, ndasoma ibice 18 kuri murongo wa 14, hari reka ni 14 murambabarira, ni igice cya 14 ku murongo wa 28 haranditse ngo uko imyaka 3 ishize uzajya ukuraho 1/10 cy'imyaka yose wejeje muri uwo mwaka ubibiki wanyu, maze umurewi kuko adafite umugabane cyangwa gakondo muri mwe, n'umusuhuke w'umunyamahanga n'imfubyi n'umupfakazi bari iwanyu bazaze barye bahage, kugira ngo Uwiteka Imana yawe iguhere umugisha imirimo ukora yose. Hano tubonye hari imigabane y'abantu 4 baryaga kuri 1/10. Hari umurewi, hari imfubyi, hari umupfakazi, hakaba n'umusuhuka ariwe twakwita impunzi. Kandi buri wese yagombaga kurya kuri 1/10 ku mpamvu zizwi zinavuzwe. Umurewi yagombaga kukiryaho kubera atagira gakondo, kandi kubera akora umurimo wo mu ihema ry'ibonaniro. Uwo w'igihe Yesu yazaga akavanaho wa murimo w'ubutambyi agasigara akawukora, ubwo we yaracyuyigiye, kuko nta kuntu umurimo wari kuvaho ngo igihemba asigara gihabwa. Kandi koko mu by'ukuri nawe warapatanye n'umuntu ngo akubakira inzu cyangwa guhingira umurima ukajya umuhemba, nubwo yaba amaze kubimenyera wenda bimaze amezi 6 inzu atakiyubaka, ntabwo yajyaza guhembesha iwawe. Icyo ni kidashoboka. Ubwo icyo ni icyambere umurewi naho yaviriyemo. Imfubyi yagombaga kubona ibyo kurya biturutse muri 1/10 kubera itagira ababyeyi. Umupfakazi akabona ibyo kurya biturutse muri 1/10 kuko atagira umugabo. Umusuhuka akabona 1/10 umugabane wa 1/10 kubera yahunze akava iwabo. None iyi migabane 3 iracyariho, keretse buno
uwahaguruka akigisha akavuga ngo nta mfubyi ziriho cyangwa abakene cyangwa abakene cyangwa abasuhuke ngo nta bapfakazi, ariko ndumva nta wahangara kubivuga kuko nibo benshi kuruta ahubwo abandi. Ni nayo mpamvu aha hari ubuyobe, kandi Satani kuko ari umugome muri iki gihe cyacu urabona ko acurika abantu akabacurukura, kandi akarwanya iby'Imana aturutse iburyo n'ibumoso. Bamwe bati Yesu ubwo azaza kubuzanya ibitambo n'amaturo, ari byo bamaze kudusobanurira, bya bindi byavangavangwaga bigakongorwa n'umuriro, bati noneho na kimwe mu 10 n'amaturo ntituzabitanga. Abandi nabo batoya bati bigomba gutangwa, ariko bigahabwa babandi biyita abatambyi ariko batari butambi ihene. Urumva ko Satani iby'Imana birwanya hose, ariko Yesu ntabwo yadusize mu rujijo. Hari ibyo yavuze, burya kimwe mu 10 n'amaturo bigomba gutangwa kandi bigakora icyo byakoraga ubwo Yesu yari hano ku isi akora umurimo we, nk'uko byanditswe muri kino gitabo cya Yohana. Byakoraga imigabane 2 igomba gusobanuka neza. Yohana 13 turasoma kuri uyu murongo wa 27. Hari ikiganiro Yesu yagiranye n'abigishwa be ari kubwira Yuda, amubwira mu marenga. Abigishwa be ntibabimenya, bakeka ko yaba mubwiye ibyo asanzwe akora. Nibyo ngiye gusoma. Hanyuma yo guhabwa iyo nogo nibwo Satani yamwinjiyemo. Uyu ni Yuda urimo kuvugwa. Nuko Yesu aramubwira ati icyo ukora gikore vuba. Ubwo Yesu yaramubwiye ati nubundi wangambaniye shobora uje kubazana bafate, ariko abivuga mu marenga ntiyeru. 28. Ariko nta numwe wo mu bari bicaye basangira nawe wamenye icyatumye amubwira atyo, kuko Yuda yari afite umufuka w'impiya. Nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu yamubwiye ati genda ugure ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru cyangwa ugire icyuha abakene. Kubera Yuda yari afite umufuka, nuvuga ngo usomye muri Luka igice cya 8 umurongo wa mbere ngo hari n'abagore banagaragara ko bari bakize bafashishaga Yesu ibyabo mu murimo w'ibwiriza butumwa. Kandi ubwo babaga bumviye ya nyigisho Yesu yabwirije ngo mugure ibyo mufite mutange ku buntu, mwidodere udusaho tudasaza. Ibyo bazanye Yuda akaba ari ubumubitsi. Yari amenyereye, byari bizwi ko muri ryatorero ritoya rya Yesu byakoraga ibintu bibiri. Igihe bari mu murimo bikabafasha, ubwo nibyo niwo mugabane w'ibwiriza butumwa. Babaga bari mu murimo bakaguraho ibibatunga, ariko nta wahabwagaho ibyo ajyaniwe. Ibi bigomba gutandukana. Bahahaga kuri uwo mutungo wabaga. Nicyo kibazo se Petero yabajije ati ko twawukurikiye tuzahembwa iki? Uzi ngo yabaye se cyo kujyanira umugore n'abana. Uzi ngo yabaye bari basanzwe bagabana bakajyana iwabo, yari kubaza ngo tuzahembwa iki? Ahubwo barahahaga bakarya bakarangiza bakagenda bakajya kubwiriza. Noneho rero ikibazo kiriho, nta nyungu z'umuntu ku giti cye zavaga muri uyu mufuka Yuda yarabitse ngo zijiwe. Uwo ni umugabane wa mbere w'ibyo byakoraga, byabafashaga bari mu ibwiriza butumwa. Umugabane wa kabiri agakoramo ari kujya kugira ibyo agura byo gufasha abakene. Noneho rero unasomye kugira ngo bigaragare yuko wumve ko bahahaga, wabisoma muri gitabo cya Yohana igice cya 4 umurongo wa 7. Igihe Yesu yaganiraga na wa mugore w'umusamariyakazi, burya bigishwa ntibari bahari. Biranditswe ngo umusamariya aza kuvoma, Yesu aramubwira ati mputuzi two kunywa, kuko abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Ubwo nicyo bakoraga. Ubwo rero muri kino gihe cyacu kimwe mu 10 n'amaturo byatangwa, bikwiriye gutangwa ndetse bikanarenga. Ariko bigakora iriya mirimo yombi, gutuma umurimo w'Imana utera imbere, kugira ngo abantu bari mu mwijima bataza umucyo w'ubutumwa bwiza bubagereho. Ibyo byaturuka ku kuba ababwiriza butumwa bahabwa itike bakagerayo, hashakwa broshire zigahabwa abantu bakwishyura radio ikabwiririzwaho, abantu bakumva ubutumwa. Ariko hari undi mugabane utari muto ugomba gufasha abakene, imfubyi, abapfakazi, impunzi, abatagira kivurira. Urabona nko muri bihe byacu turi mu bihe by'ibirwara by'ibyorezo by'ibiza, abantu bafite ubushobozi bagomba gutanga byinshi, ariko atari ibyo guha abayobozi, ahubwo byo guha babandi bababaye. Cyane ko ndangiza muri Matayo 25 uhereye ku murongo wa 31 ugakomeza. Burya Yesu ngo igihe azaba ari gushima abakoze neza,
ngo azababwira ngo ubwo mwabikoreye umwe muri bene data boroheje bari hanyuma y'abandi, ntabwo ari umwe muri bene data bakomeye kuruta abandi. Abantu bagomba kujya babyumva, wa wundi uri hanyuma y'abandi n'ugomba kubihabwa ntabwo ari ukomeye kuruta abandi. Ubwo uhaye Yesu. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cyo kuze dusigaje ibibazo bitarenze nka 2 turakibaza Labani. Mbere mu sezerano rya kera umugabo yabaga umutambyi w'urugo, nimwe mwabivuze, kandi ikindi mu gihe cy'Abalewi habonetse umuryango wa Aroni wavagamo abatambyi nabo bagatambirira ibyaha ishyanga rya Isirayeli. No mu gihe cya Yesu reka tuvuge ko nawe igihe cyo yari ahari, Mariya yaramusanze amubera umutambyi kandi natwe tubereye umutambyi. None muri iki gihe cya none ni gute ibyaha byacu bitambirirwa muri iki gihe cy'ubutambyi bwa Kristo, kugira ngo buri wese atavuga ngo ubwo ubutambyi buvuyeho noneho bwa bundi agasigara nta butambyi bundi? Ni gute none ibyaha bitambirirwa muri ubu butambyi bushya bwa Kristo? Murakoze cyane, kuko twigeze kubivugaho tubisobanura kuko bisomwa koko mu gihe cy'ubutambyi bwa Aroni byasabaga ko umuntu ubabajwe n'icyaha yakoze ari we wishakira itungo, yarangiza akarizanira umutambyi, akarirambikaho ibiganza, akatura bya byaha yakoze ibyo ari byo. Noneho uwo mutima we ubabaye akaba ari we urambura ikiganza agasogota rya tungo, maze nyuma yaho umutambyi, ni ukuvuga ngo ibyaha bye bikaba bigiye muri rya tungo nk'uko babidusobanuriye. Umutambyi nawe agafata ya maraso ariko akarya no kuri rya tungo kugira ngo ibyaha byaryimuriwemo nawe bimwimukiremo, nazajya ahera cyane amuhuze n'Imana. Byari igishushanyo cy'uburyo natwe muri iki gihe Imana yaduciriye akayira, ntekereza ko ariko kangushye ariko kakanyurira mu kwizera. Ni ukuvuga ngo natwe umuntu ubabajwe n'icyaha amaze kubwirizwa n'ijambo ry'Imana, abonye yisha amategeko y'Imana, umwuka w'Imana yamugendereye, arasabwa kuko twasanze ngo turi abatambyi. Ituro igitambo ni Yesu, Yesu akaba n'umutambyi mukuru. Weho rero ni wo mutambyi. Ubu mutambyi gute? Nuko ubabazwa na bya byaha, warangiza agahinda kabyo kagatuma kubyatura ukizera yuko Yesu igihano cyamushyizweho kubera kwica amategeko y'Imana kwacu gihindutse inshungu yawe. Noneho Yesu akaguhongerera mu buryo bw'umwuka, ko twasanze ko ibyo bitambo ari mu buryo bw'umwuka. Mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 16 niho habihamya, haranditse ngo duhere 15, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse ko atigeze akora icyaha. Nuko rero twegera intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Twegera intebe y'ubuntu tudatinya kugira ngo tubabarirwe. Ni ukuvuga ngo iyo ubijyaniye Yesu mu buryo bwo kwizera, ubabajwe n'ibyaha, ufite agahinda kabyo, ufite kwizera no kwicuza, Yesu arakwakira akaguhuza na se, akakubera umutambyi mukuru, ibyaha byawe bikababarirwa, ukaba utegereje ubugingo buhoraho. Murakoze, reka tugane ku musozo, reka tugere ku gupfundikira ikiganiro cyacu twagize, kandi twanabashimiye abakomeje gukurikirana n'abazakurikirana nyuma yaho. Reka tubaze rero ndi mu bandi, ni iki wabwira abakurikiranye iki kiganiro cyari kirimo insanganyamatsiko itubwira ngo ubwo ubutambyi bwahindutse n'amategeko yabwo akwiriye guhinduka? Ni iki wabwira abantu nk'umutima w'icyigisho, n'icyo abantu bakwiriye gukuramo muri rusange? Murakoze cyane. Ibyo nabwira abantu reka mbihinire mu ngingo zigera muri 3, ariko mbanje kuvuga rino jambo yuko tugomba kumenya imitego ya Satani tukayisimbuka. Satani ukuntu ari umugome, anajijisha abantu, ibigomba kuba byarashyizweho iherezo ku rupfu rwa Yesu bo barabikomeza, ibigomba kuba bikwiriye gukomeza bo bakabishyiraho iherezo. Urabona ko ari uburiganya bukomeye, kuko ashaka konona kwizera kw'abantu, yarangiza agatuma barimbuka. Ariko icyo nabwira abakurikiye kino kiganiro nuko dukwiriye kwimuka.
twimuke tuve mu butambyi bwa Lewi n'amategeko yabugenze tujye mu butambyi bwa Yesu, nibwo buzima. Icya kabiri navuga, abavuga ko bakorera Imana bafite impano kuko baherewe ubuntu, nabo nibatangira ubundi. Ubwenge umuntu afite, ndavuga ubwonko n'ubwenge buburimo, ntabwo twabuguza amafaranga. Ijwi dufite ryo kuvuga no kuririmba ntitwariguza amafaranga. Umwuka duhumeka twawuherewe ubuntu. Ririya somo ryo muri Matayo badusomeye igice cya 10:8, mwaherewe ubusa namwe mutangira ubundi, muryo twimuke abavuga ko bakorera Imana twese twubaha uriya murongo twashyiriweho n'umwami wacu. Icyanyuma navuga no kubwira abizera, ubwo ndavuga babandi batanga ibyabo. Bibiliya itubwiye yuko ibyacu dufite tugomba kubikoresha mu gufasha abamerewe nabi. Ngaho ntihabeho kubiha ababikwiriye bye guhabwa abatabikwiriye, kuko Bibiliya Yesu naca amateka muri Matayo ngo hari n'abazabwira ngo nari nshonje murangabura, bamubwira bati ntabwo tweze kukubona. Babwira ngo ubwo mwabikoreye umwe mu boroheje bari hanyuma y'abandi, nije mwari mubikoreye. Rero reka twe kuba twarabwiwe igisubizo. Urabona Yesu ni mwiza, ajya tubwira icyo azatubaza nicyo dukwiriye kuzasubiza hakiri imbere. Rero mureke twe kuzagira ipfunwe, ahubwo ibyo yaduhaye tuzabe twarabikoresheje uko yatubwiye, nicyo nabwira abantu. Murakoze cyane. Reka duhe umwanya Robert nawe yagira icyo abwira abakurikiranye ikiganiro tugana ku musozo. Murakoze cyane. Gendagira ngo ngire icyo mbwira abantu bose bakorera Imana nk'uko tuyikorera, cyane abavuga ko bakwiriye guhembwa 1/10 bakayihembwa nk'abarewi. Ndagira ngo mbabwire ngo abarewi bakoreye Imana nk'abagaragu, ariko intumwa zakoreye Imana nk'abana. Mu gitabo cya Yohana igice cya 15, Yesu yaravuze ngo sinkibita abagaragu ahubwo mbita inshuti. Umugaragu ahemberwa buri mubyizi we, ariko ibyo yakoreye nta mugabane ababifiteho. Niba ari ibigori arahinga agacyura umubyizi agahembwa, dore ko ari byo abanone bashaka bakunda. Ariko ibyo bigori iyo byeze, wa muhinzi wabikoreye yabihemberwa, ntabwo aba yemerewe gucamo na kimwe. Ariko umwana arahinga agasubirayo, neje agasubirayo, ntagira icyo yishyuza. Ariko iyo byeze byose bibibye. Nimureke abantu bose bavuga ko bakorera Imana, dukorera Imana nk'abana, twe kuyikorera nk'abagaragu. Murakoze. Aribo bacanshuro. Reka twagera imbere. Murakoze cyane. Icyo nabwira abaduteza amatwi n'abakuri iki kiganiro n'abazagikurikira, ubutumwa nabaha ni ukwigerera ku mutambyi mukuru. Nta procreation, nta gushaka umusimbura, kuko mu Baheburayo 10:19 haranditse ngo nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya Yesu, tunyuze mu nzira yaduciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze niwo mubiri we. Hano harashaka kutwereka ko dushira ubwoba. Ntabwo bihenze nko mu gihe cy'abarewi ngo ushaka ihene, ushaka intama. Icyo Imana igusaba ni umutima umenetse. Reka gushaka abakugirayo, nubwo waba ufite ibyaha byinshi, nubwo waba uri ruharwa. Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe, abo bafite ibyaha byinshi nibo bakiriya ba Yesu. Nta penetensiya, nta gihano azaguca, nta byiru azagusaba, nta nubwo yagusaba kugarura ibyo wangirije kuko utabishobora. Nta mugabo uzagirayo umugore, nta mugabo wagirayo umwana we, pasitoro ntabwo azakugirayo. Ahubwo biranditse mu Bagalatiya 6:5 ngo buri wese aziyikorerera uwe mutwaro. Rero nakubwira ngo isangire Yesu, yiteguye kukwakira nk'umutambyi wawe mukuru wapfuye ku bwawe, ubwo yakoze biriya byose akababazwa ku musaraba. Kwakira abamusanga biramworoheye iyo bemera ibyaha byabo kandi bakaba bafite umutima umenetse
bakaba bizera amaraso ye. Murakoze. murakoze cyane. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro kandi dushimira abantu benshi bakomeza kujya bakurikirana ibiganiro bijya bitangwa bikanyuzwa ku mirongo migari tujya tunyuzaho, haba ari radiyo rusange, haba ari YouTube, haba ari ku rubuga rwa interinete eshatu://Reformation Voice ndetse na o na rangufiya na ga mu kinyarwanda. Reka tubivuge mu cyongereza www.reformationvoice.org. Iyo niyo adresse ushobora no gusangaho ibi byigisho, kandi sinaho gusa kuri channel ya YouTube ho ni ivugurura n'ubugorozi. Reka rero tubabwire ko muzajya mukomeza kubibona, kandi tubararikira ibindi biganiro byiza bizakurikiraho by'ijambo ry'Imana, aho twiga Bibiliya kandi tugasobanukirwa. Kandi ugize nanone n'ikibazo ushobora nanone kubaza aho waba ubonye icyo kiganiro hasi, haba ari kuri channel ya YouTube, ushobora gusubizwa. Ikindi kandi hari adresse zigenda zinyura hasi zo mwagiye mubona, izo nazo ushobora kuzikoresha kugira ngo ubashe gusobanukirwa biruseho. Imana y'amahoro rero ibabane mwebwe abakurikiranye, kandi umugisha no gusobanukirwa. Tunashimira kandi nanone n'aba dufashije kugira ngo turusheho kunganirana kumva ijambo ry'Imana no kurisobanukirwa. Imana ibaha umugisha, kandi namwe abakurikirana Imana ibaha umugisha. Tugiye kugana rero ku musozo ubwo twatangiye dusenze. Reka dusabe mwene data Ndimubandi Benjamin adusengere ubundi dusoze. Dusenge. Data w'icyubahiro cyinshi, udukunda uri mu ijuru, tugushimiye uburyo watugiriye neza mu minsi y'ubuzima bwacu, ugakomeza kutubeshaho kugeza muri uyu mwanya. Izina ryawe rihimbazwe. Waduhaye umwanya mwiza kandi w'ingenzi wo kuganira ibyawe, kandi mu rwego rwo kugira ngo n'abandi babyumve babimenye. Satani afite ubugome bwinshi, ashaka ko hatagira n'umwe ukizwa, ahubwo ko twese turimbuka. Nawe ufite ubushake bwinshi n'umwete mwinshi wo kudukiza. Ngaho duhe guherera mu ruhande rwawe, tukumvire, tuzahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Kandi abantu bose bakurikiranye n'abazakurikirana iki kiganiro uzabahe gusobanukirwa. Umwuka wera akore ku mutima wa buri wese, uduhe no gufata umwanzuro wo kugukurikira icyo byadusaba cyose. Tubisabye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, biga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.